papa wawe ntawe nzi subwo urumva umuntu musazi sagera umugabo bamuteye inda muri ubwo burwayi bwo mu mutwe rwose ubwo ntumba nuko nye nawe byumve urumva udafite ibibazo byinshi byo kumbaza ku muhanda cyako mana bize mama yakutwise nabyo nzi niba ari ku giti niba zarije cikikubitamo yagutwise we arwaye mu mutwe ari umusazi wa mugana uko wavuga ya Nusubwo se kuko wajya kubaza umusazi ngo ndaguteye inda icyo kintu ntabwo gikomeretsa umutima wawe none se jera ntabigenzana mbaze nde ko hari indirimbo njya numva ati mbaze nde data ndangamimerere kiri umusazi nkuko kibivuga yes neza rwose yarenze ava mu mubiri ari uko ntihugeze umumenya ari muzima ntarebe na gato na musaza wanjye nigeze mubona ari muzima mwese yababyaye uko havugeho nitwaga izina rimwe nitwaga Nyirabavakure ego ko urumva iryo zina witwaga Nyirabavakure iryo ryonyine uza guhinduka Mbabazi cyane nayo mazina yanjye ari kwiranga muntu ninjye nayashyizeho ku kabindi njya kwifatira iranga muntu ndamukunda cyane kurenza abana nabyaye undi niko byagakwiye kuko yambereye mama ambera papa ambera inshuti yambereye buri kimwe kuri we niko abibona ndi mwiza ku buryo zahagararaga nibyo ariko arabiza abagabo bagiye bantereta benshi kandi bafite amafaranga ngiye mwemera kuko ntabwo ajyana n'isi ahubwo aba uwariwe so birakomeye rero kugira ngo ubone ubutunzi nk'ubwo mwicaranye utajyana n'igihe ahubwo wemera kuba who she is niko bimeze she is kind ni umuntu ubaha ni umuntu utazambenda ngo ambwire ngo nkeneye ibi ngibi azi yuko ntabyo mfite kandi tubanye igihe naranamucupije akira umujene kazi yari cyarahagararaga imodoka ariko ibyo byose ku ruhande rwawe kuki umubona nk'igitangaza se Apoline ariko umugore ukuntu uri kuvuga yishimye n'amarira mu maso reka uvi inkuru yanjye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza ahazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze byumwe ko muri Gasabo Shoro mutwizere ko muri amahoro aho muri hose atandukanye mwebwe mwese mutwumva mwebwe mwese mwabyukanye murare reka mabwe ni mukomeze urugendo mwatangiye ni ukuri pe icyambere nuko ubishyira mu mutwe ukavuga uti ngomba kubyukana murare byanze kunze wabyuka wumva udafite murare ukora ibishoboka byose kugira ngo uyihorane nkuko nguko Mbabazi ari guseka ntabwo ari Mbabazi jewe uyu nguyu courage rero kuri buri muntu wese navuga ngo tega amatwi ikiganiro inkuru yanjye umuntu ugiye kuryama ari kumva kino kiganiro tukubwiye tuti ebana ibitotsi byiza uryame ariko ufite umutima mwiza niba ugiye kuryama ariko kumva ntabwo bimeze neza ubwiza ukuri ko bishoboka umva banza umedite banza wicare uvuga ariko niki kiri kumbuza amahoro mu mutima
nusanga ikintu kiri kuza amahoro mu mutima ari ikintu wahita ukemura ako kanya uvuga uti no reka nkizibukire muri ibishoboka byose ubundi ubuzima bukomeze kandi sinzire neza nzanabyuke neza. Nubyuka umva utameze neza kora ibishoboka byose kugira ngo ubone amahoro, niba ari siporo, niba ari utu stretching two mu nzu, ukora udupompaje ugire gute uzamure unanura imitsi mu buryo bwose bushoboka, ushyiremo indirimbo nziza. Baza Mbabazi asanze niyumvira indirimbo twice muri Gasabo Showroom. Abifuza ibikoresho byiza byo mu nzu nta handi ni muri Gasabo Showroom. 0788 77 0689 ngwino tuguhe ibikoresho byiza. Ushaka gutanga akado ku muhungu wawe, ku mukobwa wawe ugiye gukora ubukwe, ku bikoresho byo mu nzu, ni ukuri nta handi ni hano. Ikaze. Mbabazi uraho neza? Muraho. Nashyizemo ngo indirimbo ukunda. Yego. Igipimo cy'urukundo ni ya Cyprien Rugamba. Yego. Kigaragaza nyine urukundo twagakwiye gukunda n'urwo twagakwiye gukundwa natwe. Yego. Ni gute ushaka gupima inshuti yawe? Mu gipimo cy'urukundo? Yego. Uranakoze cyane kuvuga kuri icyo kintu. Ariko naguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umuntu utakuzi, umuntu ushaka kumenya mu buryo burambuye, witwa gute, amazina yose, uri muntu ki? Yego. Yego. Murakoze cyane. Amazina yanjye banyita Mbabazi Francina. Ndi umumama w'abana 4. Witegura n'umwana wa 5. Okay. Yego. Ntabwo byagaragaraga. Yego. Iyo ni surprise nkukoreye. Félicitations rwose. Murakoze cyane. Ndubatse. Mfite umugabo mwiza nkunda. Ako kantu ubundi niko nifuzaga. Mbese mu bushobozi bwe. Icyo afite, icyo adafite ubwo ntacyo aba afite. Burya icyambere gatugomba gutanga ni umutima mwiza. Ibindi biherekeza umutima mwiza. Ndamukunda cyane kurenza abana nabyaye. Ubundi niko byagakwiye. Kuko yambereye mama, ambera papa, ambera inshuti, yambereye buri kimwe. Inshuro nyinshi ushobora kutereka umuntu kumukunda cyane ariko imbere indani bikugurumanamo, bikagutwika, bikakotsa, mbese ukabura uburyo bifatamo, ukabura n'uburyo bimwerekamo. Ariko muri iyi si kubera uburyo bw'ubushobozi butagenda buboneka neza, mfite uburyo bimwerekamo. Nkanjye Mbabazi, umugore yashatse akajyana mu murenge, agashyira mu rusengero, akereka inshuti n'abavandimwe uwo yihebeye mu buzima bugoye, mu bintu byari bikomeye. Nahamya ngo imbere y'Imana izamutwara igihe ntazi runaka, nzahora mushima, no kuba mubyaye ndamushima, imbere y'abana banjye ndamushima, n'iyi saha aho yicaye mu kazi ndamushima. Pe ndamukunda Gera. Aka kantu mvuze ni keza. Ndamukunda kandi ubu nibwo ntangarije, kubera ko iki kiganiro ntekereza ko kiri bugere ahantu hanini. Nibwo ntangarije isi ko njyewe Mbabazi nkunda umugabo wanjye ku rwego hahandi mukunda kurenza abana nibyariye. Babandi bagukorogoshora mu gisi. Yego. Mbaba. Karame. Usko nishimye kubera icyo kintu. Ntago mbizi. Iyo dufite ingombi, iyo mbona abantu afite ingombi, tukabakira ari benshi, tukabura umuntu uvuga ati nkunda umugabo wanjye. Nkunda umugabo wanjye kuko hari abamama bagenzi banjye tujya tuganira, babwira ngo iyo ushaka kugira urugo rwiza, abenshi bafite ibikomere by'ingo ntago babyumva. Ariko iyo wemeye kuba umugore w'itorosho, ugatorosha ibibi byose by'umugabo wawe, hari igihe ahinduka. Iyo ari mubi mu rundi ruhande, hari igihe ahinduka akaba mwiza bitewe n'uko wamwereye imbuto. Yego. Hari ubwo tuba dushaka wa mugani kwererwa imbuto twebwe tutigeze tuzerera mugenzi wacu. Kandi ikindi cya kabiri, hari uko umugabo aba kwifuza kugutwara.
hari igihe yakubwira ati noneho ndifuza ko mbaba uyu munsi utega igitambaro, ndifuza ko wambara ikanzu, ariko noneho Gera rwose wowe ntubyumve nk'uko abikubwiye, kandi nyamara we niko abona ko agukunze, wowe ugashaka kwambara ipantaro mini, ugashaka kwambara mini, ugashaka kwihindura ukundi kuntu, akakubwira ati njye sinshaka ko wisiga ruje, wowe ukamubwira ati oya ndumva nyishaka. Noneho wagera ku ruhande uvuga mfite umugabo mbangamira, mfite umugabo utanyumva, mfite umugabo ngora, mfite umugabo mvuna. Ese kuki wowe utabanza ngo urebe imbogamizi ziwe, hanyuma nawe ugaruke, hanyuma ujye mu nzira yifuza, kandi nawe umushyire mu nzira y'umutima wawe wifuza. Ibyo iyo bikunze rero ndakubwiza ukuri birakunda, urukundo ruriyongera. Yego Mbaba uri kwinspira abantu benshi, nuko watangiye kumukunda ryari bingana gutyo, kuko urukundo burya ntabwo ruza gutya pafu? Aho navuga ngo yaba ari nk'indi nkuru ya kabiri, kubera ko turayijyamo nta uburyo namukunzemo, namukunze akiri umunyeshuri, mukunda isi, mukunda abantu batabishaka, nawe nkunda abantu batabishaka. Mu by'ukuri navuga ngo uburyo njye nawe twahuye ni Imana yabikoze, kuko amagambo twaganiriye nigeze mubwira ijambo rimwe, ndamubwira turi ahantu mu muhanda n'ubu nyambimwibutsa, ndamubwira nti mu buzima bwose nabayemo ndakwinginze ntuzigere untenguha, uzareke nkubere inshuti y'umumaro izakugeza ku ndunduro wifuza, nkubere umukunzi uzifuza mu gihe cyawe no mu gihe cya nyacyo no mu gihe gikwiriye. Musaba ikintu kimwe, ndamubwira nti ntuzigere umpemukira, arabinyemerera. Kugeza na n'iyi saha, haba mu bibi haba mu byiza, gusa ikintu kimubangamira mu isi y'ababaho ni uko bakennye. Azakira icyo cyonyine, afite umugore umukunda gutyo ni gute atazakira? Nicyo kintu kimubangamira, abangamirwa n'ubukene, nicyo cyonyine. Burya ngo ikintu cya mbere kibangamira umugabo ni ukura amafaranga. Icyo nicyo kintu cyonyine kibangamira. Iyo afite amafaranga ubuzima burahagarara. Nawe rero nta kindi kintu mu isi y'ababaho gishobora kumubangamira kitari ubukene. Ariko uyu munsi afite umunezero ku bwawe. Uyu munsi mu buzima yababayemo, kandi simvuze ngo ubukene ni ukubura amafaranga, ubukene kuri we ni ukubura akazi. Iyo abuze akazi arahangayika ku rwego ushobora kumujyana mu bitaro. Birumvikana umuntu w'umugabo. Mbese mbwira niki agukorera ukumva ni umuntu udasanzwe? Uburyo anyubahamo, uburyo ampesha agaciro mu bandi, urukundo ntakunzwe n'ababyeyi, urukundo ntakunzwe n'ab'isi, we arumpa rwose. Waramutse ute, wiriwe ute, umeze ute, uyu munsi ko ufite 1000 uragipangira ite umugore wanjye, turakirya gute? Ndamubwira no turakirya neza, uyu munsi rwose nta kibazo. Mbese muri make we ndamwumva nawe akanyumva, ntaha mbangamira nanjye nawe umubangamira. Kandi ikindi cya kabiri, aranyizera ku rwego hahandi nshobora kugenda nkarara nk'iminsi 3 hanze, azi ko mbabazi wanjye ari bugaruka amahoro, utamuciye inyuma. Yes. Wabikoze gute? Nicyo wamuremyemo cyatumye akwizera gutyo? Ikintu cyatumye nkimuremamo, ntabwo yirukanse mu bagore cyane, nta nubwo yirukanse mu bakobwa cyane. Kandi mu buzima bwo mu rugo uburyo tubanyemo, ngiye kuvuga ikintu gikomeye. Inshuro nyinshi uburyo nge mbanyemo n'umugabo wanjye, uburyo yarezwe mu buryo abagabo benshi kuri iyi saha n'uyu munota bashobora kubafata nk'inganzwa. Kuri uru rwego urukundo rwacu ukuntu rukura, ni wa mugabo mbyara, ubwo sinzi wenda ukuntu turaza kubikora, ariko ni wa mugabo mbyara, kuko inshuro nyinshi bitewe n'ibikomere nagiye mpura nabyo, n'uburyo no kutagira umuryango, kutagira abavandimwe, muri abo bose nagiye mbyara, ni wa mugabo wagiye unyitaho nabyaye,
turi twenyine babiri kuko ndi umugore ujya kwa muganga nkabyara ndi jyenyine nta murumuna wawe nta mukuru nta muntu kuko reka wenda ndaza kongera mbisubiremo ego nta nyoko wanyu ndaza kongera mbisubiremo gatoya hari umuntu mbyara ifura yanjye nabwiye umuntu wari inshuti yanjye rwose pe mbona ko ari inshuti yanjye w'umufiyemeri ndamubwira ni waza mbabare ukamerekeza kwa muganga Gera yambwiye ijambo kugeza na n'iyi saha njyewe mbwira sheni nti rero usigare ku masengesho njyewe ngiye kwa muganga ngiye kubyara arambwira ngo ntago nzigera siga umwana wanjye mu nzu ngo ndagukurikiye ari umukobwa yarabyaye ahubwo umufiyemeri nyine yes naravuze nti koko nta mama afite nta muvandimwe nta wundi muryango none koko niba uyimbwiye gutya ninde wundi ndibubwire ngo amfashe Gera narakinze inzu burya ariko ndagenda ndabyara abakirina baramfasha kwa muganga ndataha ndifasha mu rugo igitumye nkubwiye gutyo rero ni wa mugabo unyitaho kuri buri kimwe ibyagakwiye gukorwa na mama ibyagakwiye gukorwa n'abagore cyangwa n'abakozi akaba ari ubyikorera ni wa mugabo udatinya guheka umwana ari uruhinja ngo nanjye njye mu tundi turimo mbese nta kazi na kamwe kuri we atinya kugeza aho kenshi twagiye tuba mu makaritsiye bakavuga ngo naramuroza ibyo ngibyo bakunda kubivuga yes ibyo rero uburyo dufatanyamo buri kimwe cyose bizamura urukundo rwacu yego umukunda gute uvuze gutyo njye nabikubwiye ngo ntabwo nzi uburyo nabikubwiramo urukundo mukunda nakubwiye ngo byibura kereka mfite uburyo numvamo nshaka kurumuhamo nkarumwereka njya ngerageza kumupangira umunsi namwerekamo urukundo mukunda cyera mu mufuka bikanga nkamutungurira nk'ahantu ku buryo mbese ku mutima we abona ko afite umugore umukunda waje kumana imiliyoni niba bikunda nkaza kumuvugisha amubaza ku rukundo rwawe ni imfura y'u Rwanda ndayiguha ndakubwiye ko mukunda kurenza abana nabyara ariko dukomeze ikiganiro so mumpaye nimero ye ari 078 343 64293 yego tumuganirize mubwire uti uyu mugore ko gukunda wamuhaye iki yitwa Polineri yitwa Polineri avuga Imana yego bisa numva biryoshye cyane muraho neza Polineri muraho ni amahoro turashima mwebwe ni sawa muri bande tuvugana nitiranwa n'umugore wawe nitwa Mbabazi Rweme amakuru yanyu amakuru ni meza niwe nimwe yaje kureba n'ubundi oya nigiye rwose ndumva amakuru aba yatangiye ku gihe rero turi mu kiganiro numvise ukuntu akuvuga numva ntabwo bisanzwe ndavuga ntiwaguhamagara nkumva uburyo ibintu wakoze byatumye akuvuga gutya ati ndamukunda no kurenza abana twabyaranye Apolineri uri muntu ukora iki gituma umugore akuvuga gutya mu buzima busanzwe ndi normal nk'abandi ahubwo hari na benshi bandusha ku uburanga n'ibindi ariko mu buzima busanzwe rero n'ubundi ndi umuboyi njye yenda sinzi nimba yabikubwiye umuboyi ni iki ndi umuboyi shefu mu gikoni ku modoka shefu w'igikoni shefu w'igikoni okay Kinyarwanda cyawe ni hatari yego ni shefu w'igikoni yego ndi umuboyi ko kazi ka buri munsi so njye n'umudamu wanjye rero turikundanira gutyo nyine yabikubwiye ni uko tubaho yaba ni ukuvuga kuri njye ndamubona nk'igitangaza
ariko nanjye kuri we mubona nk'igitangaza kubera ko twese turuzuzanya kandi tugafashanya muri byose nyine. So niyo mpamvu buri umwe rero abona mugenzi we nk'igitangaza n'ubwo buryo. Ku ruhande rwawe kuki umubona nk'igitangaza se Apollinaire? Ariko umugore ukuntu uri kuvuga yishimye n'amarira mu maso, reka kubera ko urumva ukurikije isi ya none, turi mu isi y'iterambere, turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi y'ibishuko, turi mu isi ifite byinshi itwoburija. Muri uwo mujyo rero niho usanga njyewe mwemera kuko ntabwo ajyana n'isi, ahubwo aba uwo ari we. So birakomeye rero kugira ngo ubone ubutunzi nk'ubwo mwicaranye butajyana n'igihe, ahubwo wemera kuba who she is. So ni impano, ni igitangaza, ni n'umugisha nanjye mba naragiriwe, kuko ibi mvuga ntabwo ari amagambo, ahubwo niko bimeze pe, ntabwo ari amagambo, niko bimeze. She's kind, ni umuntu wubaha, ni umuntu utazambenda ngo ambwire ngo nkeneye ibi ngibi azi yuko ntabyo mfite, kandi tubanye igihe naranamucupije akiri umujene, kazi yari cyarahagararaga imodoka, ariko ibyo byose akamenya kubikontorora. So umuntu nk'uwo rero ntabwo wagira icyo umunganya. Niyo mpamvu mu ruhande rwanjye nanjye rero ari uw'agaciro. Yego, mbwira wenda ni iki umukorera cyangwa jya umukorera kiri special gituma yarahinduye ibitekerezo by'ubu? Tuzi ukuntu abagore bakunda abana bidasanzwe, ku buryo noneho ashobora kwatura ijambo inshuro ebyiri ati nkunda umugabo wanjye ibiri no kurenza abana twabyaranye. Nubwo ariko biba bikwiye kumera. Mu by'ukuri wa muntu ntabwo navuga ngo ni iki kidasanzwe, ahubwo kuri we niwe yenda wakivuga, kuko njyewe nyine mbona nanjye nkora ibyo ngomba gukora mu mbaraga zanjye nke. Ibyo ugomba gukora ni ibihe kugira ngo n'umugabo uri kutwumva bimuhe urugero? Murakoze. Urumva ibintu nkora cyangwa se n'undi wese yagakoze, icya mbere ni ukumva mu patina, ni ukumva umuntu muri kumwe. Icyo nicyo cya mbere. Cya kabiri ukamuha agaciro, kumva umuntu harimo agaciro, harimo kumwubaha, harimo no kumuha umwanya. Yego. Hanyuma rero icya kabiri ni mu ntege, aho yagize intege nke ukahamenya, akaba ariho ufata ukaba inkingi. Ukaba inkingi muri za ntege nke z'umuntu, nawe ukavuga ngo nanjye reka nkuzamura ahangaha, ndabizi kuri wiki, noneho nanjye reka bariho nshyira iforo. So ni ibyo ariko bishamikiye nyine mu mibanire, urumva nk'urugo cyangwa se nk'umuryango, mu mibanire y'umuntu n'abandi, cyangwa se mu mibanire muri sosiyete, mu mibanire. Urumva Bibiliya iravuga ngo mbere y'uko ukura akagogo ko mu jisho rya mugenzi wawe, uba ugomba kubanza nawe ubwawe ukisuzuma, ukitokora. Bivuze iki rero? Bivuze ngo nimba nabashije kubana n'uwiwanjye neza, mba ngomba gutera intambwe. Nabibashije bivuze ngo na sosiyete burya nzayibanira neza. Icyo biba bisobanura. Ariko burya ntabashije guhandoringa iby'iwanjye, n'iby'ahandi ntabwo nabihandoringa ngo bikunde. Ntabwo byakunda. So ni muri iyo sanse cyangwa se ni muri iyo nzira tubanamo. Mbwira Apollinaire, Mbabazi yahuye n'ibikomere bitandukanye, wenda nubwo tutarabiganira ko incamake ye nayumvise. Yego. Ubasha gute kumuguyaguya muri ibyo bikomere bye, kubana nawe muri ibyo bikomere bye, umufasha gute?
yego murakoze. Burya biroroshye kandi biranakomeye. Icya mbere byoroheye ufite ubushake, bikanakomerera utabishoboye, utabifite ubwo bushake. Gute rero? Yewe burya iyo ubana n'umuntu umuzi, nicyo cya mbere. Burya na kimwe mu bintu bituma iki gihe habaho isenyuka se, kuryana kw'ingo kw'abashakanye, ibibazo bitandukanye, habamo ibibazo byo kubeshyanya hagati yabo mu gihe bakiri mu rukundo. So ayo mahirwe rero twebwe twagiriwe na Nyagasani, abasha guhishurira mugenzi we uko ari n'ibyo afite. Biba ngombwa ko umuntu avuga ngo si ibi bintu nabyikorera cyangwa se nabyikorera. So aho ngaho rero niho habayemo mbere na mbere yo kugira ngo tubane kandi mbashe kumwitaho, nuko nabanje kumushaka muzi. Sibyo, icyo nicyo cya mbere. Uzi n'ibikomere bye? Yego nzi ibikomere bye, nzi donc ibikomere byose nkaba mbizi, nkamenya ngo noneho ibi ngibi nzamenya ko mbyitwaramo nanjye ndabyemeye. Icyo nicyo cya mbere, kuko yenda muraganira arababwira ubuzima, ariko nyine ni yaba njye nawe ni urugendo rutaba rworoshye tuba turimo rw'ubuzima, ariko niko bimeze ku isi. So ntabwo ari twe twenyine, ni abantu muri rusange, ni abantu benshi. Hanyuma ngarutse ku kibazo cyawe rero warumbajije, ikibazo cy'uburyo mbasha kumufata ndetse no kugira ngo mwiteho ku bikomere bye. Icya mbere nk'uko nabikubwiye nyine ni ukubanza nanjye kuba hambo imbere ye, nkamucira bugufi, nkagerageza kumufata bitandukanye n'ibikomere, nkamushyira hirya y'agahinda. So kuko umufatanyije n'agahinda egare ko ahubwo uri kumwongerera uri kumwongerera urugendo rwo gukomereka. Ariko njyewe ngerageza kumuba hafi muri byinshi twabonye cyangwa se bikeya tukabinezererwamo, tukibagirwa agahinda, tukaba nk'abari mu isi yacu, hanyuma noneho ubuzima bugakomeza. So ni muri ubwo buryo rero ubona mbasha kumwitaho, mbasha kubana nawe. Nubwo abifite ubu bisigaye ku mutima, ariko nk'umuntu ni nk'amateka. Ubu bisigaye nk'amateka, ahubwo akwiye kubyubakiraho kugira ngo yubake ubuzima bushyashya bundi, nawe twubake abana bacu, tumenye ngo ibyo umuntu yahuye nawe kuri buri muntu, yaba njye cyangwa se yaba umudamu, abana tukabibarinda bikabagendera kure, bakabaho mu bundi buzima butandukanye na histoire y'amateka yacu, sibyo? So ni muri ubwo buryo rero mbasha kubana nawe, nyine mu ncamake nkamurinda ibyakongera kumubabaza cyangwa se ibyamwibutsa urwo rugendo rw'ubuzima bwe. Urakoze cyane kandi uri intangarugero. Ni byiza ko tubyumvise. Ukomereza aho ngaho, ukomeze umukunde kugeza imyaka 70 ishire, abana banyu mubona abuzukuru n'abuzukuruza, ubundi muba urugero. Murakoze cyane. Reka muguhe umwifuriza ikiganiro cyiza, umubwiye n'akajambo keza. Ariko niko sinaguhamagaye, telefone numva yabaye kompoze, naho burya wari wageze iyo ugomba kujya. Nahageze, arangije arambwira ati ambaza uburyo nkukundamo, nyine mubwira ko uri imfura y'u Rwanda. Sawa. Nta byinshi navuga. Imana ikomeze ibarinde mu byo muri bukore byose. Imana ibane namwe, reka nanjye ngira ibyo nitaho. Urakoze cyane. Umunsi mwiza. Byiza cyane. Umwongereza avuze ngo speechless. Nuko neba nuko hari aho nkubeshye se? Ntaho pe, ndumva uvuze ukuri. Ntabwo kubeshya wapi. Ubona abadamu benshi barira ku bw'abagabo babahemukira, sibyo ko hari n'abagabo bahemukirwa n'abagore. Icyo ngicyo ntabwo nakibagirwa. Ukabona wubatse urugo nk'uru nguru muri kutubwira, wumva unezerewe, ufata gute muri make?
Hana yagiye ishiro gusenga, asenga inshuro nyinshi, akinginga Imana. Rero umudamu 99% afite inshingano yo gusengera urugo rwe. Kuko kuba mfite urugo rumeze gutya, ntataha umugabo mubite cyangwa mbwire nabi cyangwa ncire mu maso, hari n'ujya gusenga bakamukubita, hari n'ujya gusenga ati ndavuze ntuzongere kurenga hano. Ariko inshuro nyinshi 99% uru rugo ndukesha Nyagasani. Nafashe inzira y'amasengesho, nta kindi kintu nakubwira ngo ngiye nabifata mu buhe buryo, ahubwo nyembikesha Nyagasani. Nta buhanga bwawe budasanzwe, nta bundi buhanga burimo uretse gupfukama nkabwira Imana ngo Mana, ntitaye kuri buri kimwe cyo ari cyo cyose, ngewe ndapfukama, ndashaka amahoro mu rugo. Ntabwo ndi kuririra ibya mirenge, ntabwo ndi kwifuza yego nanone n'ubukene, ariko buriya ntabwo sinzi ukuntu nabigusobanurira. Ariko buriya umugabo muzagera mu bukene, mugacana mu bukene, buriya twageze mu bukene tugera ku rwego twacanaga gaze, tugera ku rwego ducana inkwi mu mujyi. Ahubwo umujyi twawuvuyemo twijya mu cyaro, tujya hirya iyo za Bugesera, ducana inkwi. Wari ujya mu murima w'umuntu akakubwira tumva ko nta sambu ugira, ukaba uri kuntahiriza inkwi, tuzagabana iyihe sambu? Umugabo yemera gutashya, tukajya tujyana mu ishyamba, tugatashya, tukaza tugacana mu nkwi, tugahotera. Buriya afite amafoto, nshobora kuyakwereka jero kumirwa. Rero ubuzima uzemera gucanamo n'uwo muri kumwe, kuko 99% hari ingo zisenyuka kubera ubukene. Yabona mugeze mu bukene agahita umugabo atakuyobye, umugore arakuyoba. Ari benshi bahita bumva ko abagabo ari imbwa, gatangiye kumwita amazina atandukanye cyangwa kumufata mu buryo butandukanye nuko ubuzima bwahindutse. Yes. Rero kuri nge afata nk'umuntu w'ingenzi kuri we, nanjye nkamufata nk'umuntu w'ingenzi kuri we. Simubona nk'impfabusa kandi nanjye ntambona nk'impfabusa, ahubwo turi magirirane. Kuko igihe gishobora kugera akicara hamwe ati baba ntikarame nyine igihumbi se wakimpaye, kandi bese ko nta kazi mfite yicaye. Ariko ko akunda umugabo guha amafaranga deja ntabwo ari ngombwa ngo ahe guhaye yose uhita uyarangiza. Icara wumve ko hari igihe kizagera wa mugabo ntabona akazi. Abagufasha nk'umuntu w'agaciro, abagufasha nk'umuntu w'agaciro wamaye igihumbi, yego abayumva ko kandi hari igihe cyageze ni ukuri nkubwiza ukuri, ntiyumve ko hari n'igiceri cyamvaho. Ahubwo muri bwa buryo bw'abagore twiyeranjamo tugashaka amafaranga. Nacuruje agataro, nta kazi ntakoze, nabwiye ngo kereka iyi nkuru y'urukundo rw'ubuzima bw'imibanire nyitangiye ukwayo, n'iy'ubuvukire bwanjye kugeza ubu nkayitangira ukwayo. Nacuruje agataro, polisi zituvudukana mu muhanda, adashaka ko ncuruza agataro, avuga ati ahubwo ihangane wicare. Turicara turarya iki, turishyira inzu y'abandi gute mu mujyi wa Kigali? Ariko tubwiye ko ari umukobwa mwiza zihagarara. Kuri pe sinkubeshye, ntabwo ari ukwiyemera, ntabwo ari ukwiyemera. Sinzi isura yanjye, wenda abambona niko wenda mubibona, ntabwo kuri we niko abibona, abona ndi mwiza ku buryo zahagararaga nibyo. Ariko arabizi abagabo bagiye bantereta benshi kandi bafite amafaranga, kandi mu gihe cyerekeranye n'ubukene akabona ko hari abagabo bantereta, kandi akabona ko hari amafaranga nanga, akabona ko hari uburyo ndi kwitwara mu buryo bwo nakagombye kuba ndi kumusiga cyangwa nkaturwa nkakurikira amafaranga. Yego nanze ikintu cyerekeranye n'ubusambanyi, kuko kuva mu bwana bwanjye n'abamayi wabo mu muhanda ntabwo negeze nkunda ikintu cyerekeranye n'ubusambanyi. Kandi si nkugeze nkunda umuntu usuzugura, ngasuzuguza ubutunzi bw'iyi si butumuka nk'umwanya mutoya, kuko ndabizi ko umugabo wanjye afite akazi ntacyo yanyimye. Yego kandi ayo mafaranga menshi iri kuma y'ikirenga ntabwo ari ubuzima bwanjye bwose, ku buryo ari butume ntakaza agaciro kubona kunzi ngo mutesha agaciro, nkurikiye amafaranga, nkurikiye ubutunzi. Benshi bakunda guhitamo abantu bafite inote, bafite
aho bakomoka naziciyemo cyane nabiciyemo arabizi na cyane. Abasore baguterese bose wavuze uteka Nemera Apollinaire. Si n'abasore gusa n'iyi saha n'abagabo aho twagiye dusengera hari n'abapasiteri bamwe na bamwe ntabwo navuga amazina yabo, ariko akakwereka ko agukunze, akakwereka ubutunzi runaka, akakubwira ati ngwino amafaranga ese ni ikibuze. Kandi deja noneho ubwo buzima nabucagamo nyennye. Ibaze rero guca muri ubwo buzima ukennye, abana ntacyo kurya, umugabo ari aho nyine nawe ari ugiye gushakisha, ariko umuntu akakubwira ati ko wabaye iti ngo uri mwiza nkawe ubundi wabuze iki, wagiye uca akenge ariko tubivuze abenshi bumva no kwihagararaho, ntago ngiye amafaranga nayacaho, ntago ubwo buzima ntago ngiye nabwishimira. Ariko Gerard muri kamere yanjye no mu bituma muhora kumva ko ahantu hose najya, arabizi ko icyo kintu ntashobora kugikora. Waciye mu buzima bukomeye nawe abikomojeho, nawe bikomojeho tubwira ko nta mubyeyi ntaki ujya kubyara uri wenyine. Inshuro nyinshi genda njyenyine kuba ukiri umwana muto cyane. Ubuzima rero naciyemo, navukiye mu mujyi wa Muhanga hariya muri Nyamabuye. Abenshi bashobora kumbona bashobora kutamenya kuko imyaka ishize ni myinshi ntagerayo. Mbyarwa ku mubyeyi bita Nibasenge Vestina. Rero Nibasenge ku bantu bamuzi hariya mu cya kabiri mu mujyi Muhanga ku bitaro bya hariya aho bita mu cya kabiri. Sinzi niba wenda ntekereza ko ari uko bikitwa uko niho nakuriye. Nakuze nsanga mama ari umusazi, nka amashereka ye mbona ari umusazi tu. Umenya ubwenge rwose. Mama wanjye ari umusazi yirukankana abantu ku muhanda, ariko adashobora gushyira umwana we hasi, ari wende njyewe. Ariko yatubyaye turi abana batatu. Atubyara uw'imfura w'umuhungu afite imyaka hafi igera nko muri 40 na yagakwiye kuba ari umugabo uri muri 45. Gerard gikomere nahuye nacyo ubu mba afite umuntu ukomeye navuga mu bundi buryo. Uwo musore namaze kumenya ubwenge ndi gukura mbona ari umunyonzi, ariko kuko nakuriye kwa nyogokuru ariko na mama nkabona ari umusazi ariko ahari akajya ntwara akajya mpeka. Ntiyatijyaga kumpeka afite imyaka 6. Umwana ko mu myaka 6 sasa bari mukuru. Noneho mu kuvuga ngo uwo musaza wanjye amazina yitwa Mvuye Kure, abantu bamuzi mu mujyi Muhanga n'ubu aracyagenda. Abagenda mu mujyi Muhanga agenda gute se? Mbese nta bwenge. Ubwo ndagira nkubwira impamvu itangiriro ryabyo. Ukuntu byagenze rero nakuze mubona gutyo ari umunyonzi ariko ari muzima. Hanyuma igihe kimwe nyogokuru yari agifite imbaraga akibasha guhinga. Mama nubwo yari umusazi kubera ko abaganga aribo muri ibyo bitaro bya mu cya kabiri aribo bamumbyaje. Yego niho hantu yakundaga kujya buri gihe. Yakubyaye arwaye mu mutwe. Noneho nyogokuru akajya ngo kumuvuza indera. Noneho imiti bakayimuha ariko akajya asa nk'ugenda yoroherwa mu rundi ruhande, ariko afite ikibazo cyo mu mutwe ari umusazi nta kindi kintu abasha gukora. Ariko umwana ari we ngewe adashobora kundambika hasi. Uko nabangana kose yarampekaga umugongo wiwe ndawuzi. Amashereka yiwe ndayazi kuntu aryoha. Mbese uburyo ngenda muvunnye kandi mama wanjye ari umusazi ndabizi. Igihe cyaje kugera musaza wanjye amaze gukura ari umunyonzi kwa kunda abana nawe bakura mu muhanda, uva nawe yakuriye mu muhanda ariko akajya ataha kwa nyogokuru. Noneho aza kugira ukuntu nyine abasore urabuzi ukuntu bashakisha amafaranga. Aza kuba nk'umuntu ufite amafaranga akajya hahira nyogokuru. Yahura na mama ati nyogokuru akanyamubwira ati ariko ujya umenya ko yari nyoko? Ati ndabizi nyogoko.
ati ko nta kintu ujya umuha, akamuha amafaranga. Ati jya umenya ko ari mushiki wawe. Ati buriya ndabyibuka yajyaga ngurira umugati ukigura 250 buriya wasanga wice hari ryari buriya unyibukije. Ukigura 250? Ubwo se muri za 90 na? Aya? Za 2000 na? Ni nko muri 2002 cyangwa na 3. Ni hafi aho. Kuko yamaga ibiceri 250 nkagenda nkaterura sandwich yose. Yego. Igihe rero cyaje kugera, nyogokuru agenda asaza, amaze gusaza noneho ubuzima bugenda buba bubi. Noneho kubera kuntu abana bagenda baca mu bintu byinshi, hari ibyo ureba ariko ntubyiteho. Nyogokuru baza kumutwara amasambu yari afite. Amasambu barayajyana rwose, ndibibona ko bayajyanye dusigara uko. Ariko sinamenya ngo ni ibiki, ntago nageze mbyitaho, sinamenya ngo nabisobanurirwa nande. Nyogokuru abura ahantu ahinga. Wa musaza wanjye rero uko yajyaga mu mujyi Muhanga, uko yanyongeraga abantu, uko yatwaraga ibirayi akageza n'ibirayi tukarya. Noneho nyogokuru yarabyaye abana, ari uwo mama wanjye abyara n'undi mukobwa umukurikira, nawe waje gushaka. Noneho ariko sinakunze kumubona mu rugo kuko nakuze numva ko yashatse. Hanyuma umusaza wanjye ahantu byaje kubera bibi rero, umusaza wanjye yaje kuba umunyonzi, agera dufaranga. Hari kuntu inzu zo mu cyaro ziba zitangiye gusenyuka, hari inzu rero yari imbere yo mu rugo gutya zegeranye, hari nini hari n'intoya. Abwira nyogokuru ati inzu ngiye kuyikubakira neza atuzayibemo. Iyo nzu arayisakamburaho amategura yashyiraho. Amaze kuyisakambura, amaze kuyizamura neza, agiye kuyisakara. Ashuti yanjye mu bintu n'iyi saha bikimbangamira mu isi y'ababaho, wari umuvandimwe navuga ngo ni nkaho yavukanaga na mama, yabaye nk'umugirira ishyari, amwangiza mu mutwe neza. Akazi yagombaga guhagarara karahagarara kugeza na n'iyi saha. Nta bwenge, ntaki, yamugize ikigoryi. Bimwe twita kuroga se? Yes. Iby'amarozi rero yari yatari. Kugeza na n'iyi saha ni musaza wanjye uri aho ari kutagira icyo bashaka kugera gute? Yego. Kwimarira. Ubwo mbambanye na nyogokuru turikomeranyije, nkajya nijyana na mama kwisabira ibiryo hehe mu bitaro. Cya kabiri hahandi yambyariye, nkagira abaganga bankunda. Ngiye gushimira umuntu umwe hano, hari umuganga bita Alice wakoze muri ibyo bitaro. Inshuti yanjye yarankingiraga, akampa ibyo kurya, mbese akampa buri kimwe cyose. Na mama bakamuha imyenda, mbese ibintu byo kwa muganga. Abaganga baho bari bamuzi mu buzima bwa buri munsi. N'ubu ntekereje ko ikiganiro ukurikije uko kiri bugende, bakibona bakambona, cyangwa abaganga baho nabanye nabo banzaniraga ibiryo saa sita kwa kundi bajya muri pause. Mbese nkazererana na mama mu cya kabiri, ariko nkaza kujya arwaye mu mutwe, nzererana aho hose. Ariko inzara ntiyanyicaga. Najyaga kwa muganga, abaganga ati icara urye, nkarya. Mama akarya. Twambitswe n'abantu bo ku musozi. Ibyo kurya agasaba, agashyira nyogokuru, tugataha. Muri ubwo burwayi bwe. Yes. Hakagira abatera amabuye, hakagira abatuka, hakagira ababwira nabi. Noneho umbwira uwo mwana, wifataga gute muri ubwo buzima? Numvaga ntacyo bimbwiye. Atera amabuye. Neze ndari kubikoraho iki Jera? Ari wowe wabikoraho iki? Ntacyo kimwe nari kubikoraho kubera ko none se nari umwana. Rwose tukajya ahantu ibiti by'amapera tukirira, nkurira, akampeka rwose ijoro ryagera tugataha. Kandi ntegeze yumva ko nacutse. Yajyaga amenya ko nacutse, oya. Yakomezaga kunyoza, akomeza kumpeka kugeza igihe ngiyewe najyaga nkanda ibere ryiwe gutya. Nkabura iki?
nkabura amashereka mbese wonse kugeza ubaye mukuru cyane pe njye ndabizi amashereka ndayazi n'ayandi yanyu mukanda ukabona rwose ntari kuza ndayazi nariyakiriye nyine ko ari mama ari umusazi nkajya mbona abana bajya kwiga kuko sinigeze ntangirira igihe kimwe rero mama nyogokuru yaje gupfa apfa nabwo turi kwa muganga aho ngaho twagiye gusaba ibyo kurya aho wavukiye yego barangije baratubwira ati nyogokuru wawe yapfuye kuko ndabyibuka twaragiye turi kugenda turi mu nzira tugeze mu nzira haza umusaza twari duturanye aramubwira ati aravuga ngo wese ni Karama tuzi ko mama wawe yapfuye ni ukuri niho hantu naboneye ko kugezana n'iyi saha mama cyangwa nyogokuru baramubwiye ngo mama wanjye mbese bamubwiye ko nyogokuru yapfuye ari we mama we mpita mbona ko ikiremwa muntu cyose ko niyo nta bwenge cyaba gifite kukubwira ko nyoko yapfuye uhita ucika umugongo yahise ababara ahita nkubita mu mugongo umva ahantu dushobora kuba twagendaga isaha imwe yahagenze iminota 30 agera mu rugo asanga yapfuye ariyakira aratuza araceceka umuvandimwe we nyine aramushyinguza kuko niwe wari uhari nta wundi muntu wari uhari niwe wari muzima warahari ni muzima kuko niwe wamushyinguje turamushyingura birarangira intambara y'ubuzima bwanjye bubi rero sasa urumva ubuzima nari nibereyemo ndi kumwe na mama wanjye tugendana nubwo bwari bubi ariko kuri njye nabonaga ari bwiza ndi kumwe na mama wanjye nashaka ko yari ameze kose numvaga nguwe neza reka intambara y'ubuzima mbi rero itangire itangira iterero nyogokuru turamushyinguye banyambuye mama ngo ngiye kuba ku muntu umeze gute muzima uwo mu muryango wakabaye ari we mama wanjye ahubwo mbese wakakwiye kumfata neza ugakwiye kungira umuntu sinamenya aho urwango rubi rwaturutse sinamenya aho mbese no kugezana n'iyi saha sinjya nibaza ngo urwango amfitiye cyangwa ubugizi bwa nabi yaramfitiye kugeza isaha buturuka kuki igihe cyaje kugera rero ndagenda ntandukana na mama maze gutandukana na mama wanjye asigara wenyine arazerera asigara muri ya nzu n'ubu iyo nzira cyahari asigarana na musaza wanjye bose basigara ari ibigoryi bibiri bibana mu nzu umwana na nyina ari abarwayi bo mu mutwe ariko biraho nyogokuru akaba igihe kimwe yarageze akajya aganira kuko abacecuru iyo bari kuganira hari igihe uwo mwana aba yicaye impande yabo yumva akajya abaza atari ku wundi umukobwa wawe yazize iki ubwo ngiye kukubwira icyo mama yazize umva aramuga ati wahora n'iki wa mubyeyi ati umukobwa wanjye ati yakunze umusore we umugande ati noneho uyu mukobwa wanjye ati yari mwiza rwose yari umukobwa umeze neza nta kibazo ati yakunze umusore w'umugande umukobwa wanjye aramubenga amubenze undi nawe amuterereza amoroza amuga ati nge nzakugira ikigoryi n'utambera umugore ati nuko byatangiye ataba muhinduye ikigoryi ati kugeza amagingo aya aterewe umukobwa wanjye urwapfuye ubwo rero nakuriye muri ubwo buzima kumva ko mama urukundo nongera nakuze mvuga nti se gukunda umuntu ni itegeko noneho ni umwanga biraba ibibazo urumva icyo kintu birumvikana ko wakura udafite urukundo ahubwo sinzi impamvu ngewe waje kurugira twikomereze kugira urukundo rero sinzi ukuntu nabigusobanurira njye hari igihe mbona mfite nk'ibitabo nka bitatu by'ubuzima nagiye ncamo kuko kugira urukundo ndumva nageze nsenga Imana ndayibwira nti shaka ukuntu winjira mu mutima wanjye ukoropa ibintu byose birimo bindimo kuko njye nakuze nkeneye urukundo ariko sinarubona ubwo mu bantu kuvuga ngo uwo mwana wanjye nkeneye mwana wanjye ariko aho mariye gushaka sheri waramutse ute wiriwe ute mbese numva ni ibintu byiza numva ntangiye kugira urukundo ariko aho nagereye mu muryango waho ngaho
ubwo umukecuru amaze gupfa nasubiye inyuma gatoya narahageze ndateseka niga imirimo y'imvune banyigisha imirimo itandukanye mbese nkora imirimo yindi y'agahato n'itari y'agahato batitaye ku bikomere wari uvuyemo atitaye ngo ni umwana wanjye muri make nta kintu na kimwe yitayeho. Noneho nawe ikintu cyambwiye ko ari mubi Jera, ikintu gishobora kubera ikintu cyabereye iwanya ari mu nzu ubu hashobora kuza umuntu ari mu nzu niyo yaba yicaye hariya ntushaka kugira amatsiko yo kumenya uwo muntu uri mu nzu wari we byanze bikunze. Rero hazaga umupfumu mu rugo bakazana umupfumu kinjira mu nzu kandi bazi ko burana nabizi n'isaha n'uyu munota si byo babaga barimo ntago mbisi tukabibona n'uwo nabaga akabyuka gahera nko muri korodoro agenda atera ibintu atera si ni icyo buda bari buyunguye ariko abana ntago tuba tubyitayeho. Mbo rero igihe kimwe rero intandaro yo kuba narabaye navuga marine mu muhanda najyaga ubu icyo gihe natangiye n'ishuri ntangira ishuri ndi mukuru kuko naretse ishuri ngiye mu mwaka wa 6 primaire. Intandaro yo kugira ngo rero mve mu rugo nsohoke mu rugo njye kuba marine twajyaga tuva ku ishuri tugasanga mu biryo yaduteguriye byo kurya yanyanyagijemo imiti ukayibona hejuru habaza n'umwana we kuko twari batatu kwanza yari njye ntuvuga amazina oya n'undi mwana abereye nyirasenge n'undi yari abereye umwuzukuru kuko yinjiye muri urwo rugo ahasangamo abana 5 nawe habyara abandi bana 5 noneho tukarya ariko nkabaza umukobwa we maze ko ubundi ibi ni ibiki mwashyize muri ibi biryo ate ntabyo nzi nigera umuturage ndamugana ko ibintu babaye mu biryo ni ibiki ibiryo ndanaterura nabimwereka nawe abibonyeho ati wamenya ari ibiki kandi koko ukibaza buri munsi ugiye kurya ibyo kurya ugasanga haryanyagijeho ibintu hejuru tisha ntushobora kwibaza icyo kintu ushobora kwibaza impamvu ikintu nazize rero ni kimwe nazize kuba narateruye ibyo biryo nkabyereka umuturanyi bakavuga ko ari umurozi ubwo ngo nazize ko navuze ko ari uwo mubyeyi ari iki ari umurozi. Jera nahuye n'ubuzima bubi kuri uwo munsi icyumweru kimwe mbwirwa amagambo ntegeze ku isi y'ababaho nshobora no gusubiramo ateye ubwoba. Hari umukobwa mwegeze muganira nawe njya mukurikirana inshuro nyinshi ngiye mukurikiranye ngiye ko nari bube mubi hanyuma ye wo ninde bamwita Jack buriya Jack ubuzima yakuriyemo inshuro nyinshi 99% bitewe n'ibikorwa akora hari abadashobora kumwumva ariko bitewe n'ibikomere yakuriyemo kugeza iyi saha abakabashije kumwumva buriya bakabanje bakamenya umuzi w'ubuzima yavukiyemo. Ngewe rero iyo nza kuba mubi nari kuba mubi hanyuma ye ahubwo sinzi ko Imana nyine igira Imana igena uko bishaka niko byumva. Yamfashe nabi sinongera kurya sinongera kunywa akajya mpibirya biciramo n'ubundi uri icyohe uri ikinyendaro ubundi wowe ubona uri igiki kuzagwa ku gasozi uzagwa ku gasi wewe atakira rye. Jera buriya n'isaha ntinya umuntu umbwira nabi ngewe birumvikana ntinya umuntu umbwira nabi kandi ntinya umuntu unonganya kuko no mu rugo iwanjye mba ndi mu rugo ntuje ntago nkunda amagambo y'amakimbirane kuko amakimbirane nayabayemo uwo mubyeyi ambera gitope bwa nyuma na nyuma njya gusohoka mu rugo yari yatetse ibishyimbo n'amateke mvuye gutashya ari 8 z'amanywa sinzegera nibagirwa uwo munsi ndatura arambwira ngo ngo ntangiye ngo ndarera to no kurora ibyo manze no kurora ibizanyica n'ibizanyicisha kubundi ubu nk'iki ni igiki nari mpagaze ndi kumwumva afite ibiryo agenda aryaho ko aryaho abiciramo atuzangara nkanyoko ati ndabona uzasara nkanyoko tukangara nkanyoko tukabinda ya ku musozi
haturera icyana kikubera ikirumbo ntuyinkwi jera kubeshya n'icyaha nari ntuyu mubi w'inkwi nari mvanye ahantu mu ibarizo ariko face to face gutya uko turi kurebana niko nahagaze nawe andeba gutya nanjye mureba abikubwira mu maso afite isahani uko uba amaze gusaza arambwira ngo wowe uzangara ku musozi uzapfa nk'imbwa uzagwa ku gahinga avuga ya magambo y'abacecuru nawe udayobewe arambwira ngo ngaha kirarya ni ukuri jera kurira byarananiye kuvuga birananira ibyo kurya ndabyanga nasohotse nkingura urugi ndisohokera arambwira ngo urakagenda ugiye ngo kandi urakagwa ku gahinga uko yabivuze n'iyi saha sinongera gukandagira ku muryango ubwo ufite imyaka ingahe ntekereza ko ubwo aho nari ngejeje mu myaka 13 ndimo nuzuza mu myaka 13 hari mu mwaka ahubwo umwaka wari umwaka w'ibihumbi 2019 wari umwaka w'ibihumbi 2009 muri 2009 ko mbitekereza kuko nahise ngenda njya ahantu bita mu Ruvumera ntangira gucumbika ntangira kubaho tutarajya muri ibyo nta kintu kibi wari wamukoreye cyatumye ndakubwiza ukuri akuvumira kugahera ntacyo pe uretse uko nguko ntacyo ntinya Imana yamaye ubuzima kugeza amagingo ye nta kintu kibi negeze mukorera uretse kuvuga ngo ibi ni ibiki bundi mama wa yaduhaye kandi yakabaye mama yakabaye andera yakabaye yaranshingiye yakabaye naramuhaye igishesye nk'ababyeyi ariko kugeza isaha kireka mbashije nko kwicara n'umwana bitamuza urwango wanyanze n'urw'icyo bundi sinakurogeye sinakwiciye sinakuzana ikinyenda sinakubereye mubi nta micanga nagushyiriye mu nkono habaye iki no ndakishaka nkakibura ahubwo ni ukuvuga ngo ibyakorerwaga muri urwo rugo nk'ibintu bibi nk'imico itari myiza ni nko gusohora amabanga y'urugo muri make kandi wabikoze nk'umwana wibaza ibi ni ibiki mwashyize muri aya mazi ubwira umuntu ati yewe ibi ni ibiki biba biri muri ibi ubundi ni ibiki ibi byitwa iki ibyo atakorera umwana we arabigukora yes nese mbwira usohotse aho ngaho nayasohotse ugiye hehe icyo gihe naramanutse njya ahantu hari nk'icyuzi twajyaga tujya kwahira tukidumbamo nshaka kukibiramo ngo rwose numve basi buzima bwarangira izina ribugeye nashatse no kwisubira vase nsubirane na mama sinzamenya ahantu yagiye bajyaga banamwate ntaga gitaha ati bundi mama wawe yagiye katagitaha urumva kuko mama yarankundaga cyane kugeza iyi saha n'ibyo niyo nkuru yo ndi kuyivuga amarira arakama ngewe kuko mpita numva igihe cyo kurira cyararangiye igihe cyo kubabara muri njye mba numva cyarakamye muri njye mba numva umubiri warabaye nk'ikinya warakomeye ukuntu simbizi ukuntu nabivuga nageze ahantu numva nshaka kwiyahura nkajya muri ayo mazi nkabura burundu ariko hari umushumba wari uri hafi aho ngaho ndicara ndi kurira aranyitegereza arambwira ati yewe mwana ikarama tisa kuri kurira byakugendekeye gute ntindashonje hancukurira ikijumba arambwira ngo akira hekenyeri ngaho igendere narazamutse njya ahantu bita mu Ruvumera hari Muhanga Ruvumera nsaba icumbi hari umugore wancumbikiye wari ufite umwana umwe akajya ajya mu kazi akansigira umwana we ntangira kubaho nshaka aho kuryama n'ibyo kurya gusa mu cyumweru kimwe aho hantu yarahamenye aje kunshaka ndihisha uwo mubyeyi wakorera yes aza kunshaka ngo ngarure mu rugo ndamubwira nti hoya nditsimba ndababwira ndabinginze ntimunamubwire ko mwambonye kuki yaraje kugushaka se kandi yakubwiye ngo ntuzagaruke muri make ntago mbizi usura urukundo ubwo yaragufitiye ntago nzi niba ari urukundo cyangwa ari uburyarya kuko impamvu uvuga ko ari uburyarya namaze nk'ibyumweru nka 2 ntaraboneka noneho ajya aho narerewe aho navukiye nyine kuko
urumva aho mama yabaga naho nyogokuru yabaga hari abaturanyi batwari duturanye nakuriraga aho ngaho, ariko we yabaga hari Inyamabuye ku Kiliziya uri kuhabona. Yego ndahabona. Ahantu hahoze gereza batarayimura so haze buriya kuri gereza se? Ahantu hahoze gereza ubu basigaye barashyize dayari. Ahari gereza uyu munsi hari indi yahabaga rero noneho mbere barayimura bayijyana Impanga. Bejyana? Aha Impanga. Ntabwo ikiri handi ya yindi se? Ntabwo iyo mvuga ntabwo uri kuyumva. Okay, nta gikomereze. Ahantu hari ikigo cya gisirikare se urahazi? Impanga. Yego. Ku kigo cya gisirikare. Yego. Aha twari dutuye munsi yacyo. Kiliziya se? Yego. Twari dutuye munsi yacyo rero. Noneho kuva hariya ujya Nyabisindu. Muri ibyo bice rero niho twari dutuye aho bita mu biti. Niho navuyeho muri Nyamabuye injya mu biti. Yego. Ahageze abwira abaturanyi nyine babubonaga ngata ariko se ati kwa mukobwa wanyu ngo yarazerereye yaragiye yagiye kwangara nka nyina. Ati se umwana yagiye kwangara nka nyina mu buhe buryo yagiye gute byagenze gute yakunaniye ati? Ati se ntisinzerereze nka yati bura bya nyina byaramufasha. Wabyumvishije? Ati buri bya nyina byageze gute? Byaramufasha. Ubwo babimbwiye ko kuni nyine ubu kuzerera hari mu mujyi Muhanga ubitana n'uwo mu mama arabimbwira. Ariko arababwira ngo iyo nza kumufata ariko umuhorezaho nyina ari. Turya burana ari kukishingurira ngewe. Nyina se mama wawe yari yapfuye? Yahuya. Nari kukoherezaho nyina ari. Nari kukagira inzerereze nka nyina. Okay. Yego. Umubyeyi arambwira ati rero n'ubundi uriya mubyeyi nta rukundo agufitiye. Niba yarategetse kuvuga ngo yari bukore nka nyoko cyangwa akakwica tiyo mufata nari bumwice n'ubundi bakamvugira rimwe ko ndi umurozi tinari bumwereke none uburozi bwanjye aho bushingiye. Wabyumvishe? Kugeza ubwo rero nabaye mu Ruvumera mu mama arambwira ati rero nkwijyanira i Kigali. Ariko ntiyahita njyana i Kigali yanjyana ahantu bita Kibungo mpamara umwaka. Ninjiye mu mujyi wa Kigali 2012 ukwezi kwa mbere ku itariki ya mbere. Yego. Ubwo ninjiye mu mujyi wa Kigali. Winjiramo ukora iki? Ninjiramo ntacyo nkora. Ninjiramo ndara hanze. Yego, ndara muri rigore ajya gushaka ibyo kurya. Uguze kongeraho waje guhura na Apollinaire waje ku mugabo wawe. Apollinaire wanjye se ndakubwira. Nukuvuga ngo ubwo rero ubwo buzima mbubamo nkajya nshaka akazi ko mu rugo wambwira nabi jera nkahita nsohoka nkigendera. Hakwakuye hakuvugiye nabi kumbwira nabi bimwe abakozi abamabuje babwira abakozi bo mu ngo nabi nahitaga nsohoka. Ubwo waje gushaka akazi ko mu rugo? Yego nagiye nkora akazi ko mu rugo bimwe bikanga harara hanze bimwe bikanga harara hanze kararana n'abazamu abashaka kumfata ku ngufu batebwo niba utaduhaye sohoka ugende hanze ngasohoka. Rwose numvaga nge kurara hanze kuri nge ari ibintu byanjye. Wari ubizi kuvura umwana? Umva rwose numvaga nta kintu bimbwiye. Umva ndi fier yabyo umva nacyo bintwaye. Ariko tukiri mu cyane nyagana uvuga ngo abana baje i Kigali baba ari indaya barwara sida. Ndavuga nti ibyo bintu uko ari bibiri. Nshobora kuba ngiye kwangara koko nkuko bivuga cyangwa ngiye kugwa ku gasi ibyo bikaba ari byo bizangwisha ku gasi. Yego. Fata uwo mwanzuro ko nzirinda igitsina gabo kugira ngo none numvaga umugabo wese arwaye sida. Najyaga numva umugabo wese arwaye sida kugeza isa kuntereta n'ubu uje kuntereta uri umugabo byanyinjiyemo barumva ntarwara ibirwara ntaze runaka. Ahubwo nkumva ko abasore mu bwonko bwanjye nishyizemo ko baba bari bazima. Ubwo nakuriye muri ubwo buzima nkajya ndara hanze njera naraye nagiye na Sodoma. Noneho reka umukobwa umwe aze kumbwira ngo ati rero nkunonge kukwigisha akazi. Ese akazi kahe? Ati tugende haranyambika nuko nagendaga aho nca bicumbi aho nasabaga icumbi ntabwo nabaga amazi. Abakobwa ati bagenzi banjye tungana. Jera nagiye kubinda yari Sodoma
Igikondo. Ndahageze sasa bagiye gutega. Nanjye ndateze buriya da. Naricaye rwose ndahagurundira ndambaro. Bari bagusobanura ibyo ari byo? Bamwe ati tugende gukora amafaranga. Uri umukobwa urake nta soni. None uri mwiza gutyo. Tugende uje gukorera amafaranga. Naragiye tuva ahantu bahitaga mu Gashihare hano munsi hano mu Gashoro hazi. Mu Gashiha. Barahashenye ubu ngo barakora pad. Barahashenye ubu ngo turagenda tujye Sodoma hari Igikondo. Abakobwa bagenzi banje bahajya ku murongo. Sinegeraga ngo inzoka. Sinari buyishobore. Nazize kuzinywa zirananira. Sinari bunywa itabi, sinari burishobore. Mbese buri biyobyabwenge byose bamaga byarananiraga. Abagabo bakaza rero bose sinkubesheje kubeshya ni mvuze ko nabaye indaya rwose nabitanze nka byerura. Kubivugira imbere yawe ntabwo byantera isoni ariko byarananiye. Bakaza bagahitamo abo bakobwa bakabajyana nukuri bakaryamana aho ngaho uri kureba gutya visa. Yego buri indaya za Sodoma ubuzima zari zibayemo uretse kukugurira inzoga ugatahana icyo gihumbi. Hari gihe umuntu negeze muri umukobwa twari kumwe yarongowe n'abagabo bageze muri 5 agacyura inota y'igihumbi yanyweye inzoga gusa. Jewe rero nkaguma ndaho bakangurira utwo kurya Sodoma. Bakangurira ibyo kurya bakangurira icyo kunywa ariko umugabo yakora gutya ngahita numva urumeza ruramanutse rurazamutse ahantu hose ruranyuzuye. Nahamaze nk'umwaka ubuzima bw'ubusambanyi nta mugabo n'umwe uranankoraho ntaranabumenyera ntaraniyakira. None bakajya banyigisha uko mbigenza uko ndi buvuge uko ndi bwitware biranga. Ndakubwiza ukuri byaranze. Biranga kubinda ya birananira. Mbana nazo bakajya babikora ndeba n'amaso yanjye abiri. Haba nijoro haba kumanywa. Tugeto twa Sodoma. Yes. Ariko birananira pe. Kugeza aho umugabo w'umunyamahanga yigeze ntwara yishyura rogi ye yampaye buri kimwe cyose. Arafunga. Cera aho ngaho niyisaha Imana igimbwira ngo mwana wanjye ninjye nahakurindiye. Arantwara yishyura rogi arafunga twinjira muri rogi afungura buri kimwe cyose akikuramo amafaranga yarazirikishije fimbo 2 ntumbaze umubare wayo atereka ku meza. Arambwira ngo uhitemo amafaranga wumva ushaka. Yabaye nk'uwegeka mu nda harandiye. Ndiyarenyirwara ntayo mfite. Ntumbaze ibyanteraga ntumbaze uburyo niyumvaga ntumbaze uburyo ibintu byahitaga bimfata. Niyasida yari mu mutwe. Simbizi ukuntu byagendaga. Sinzi ukuntu byagenze mbese sinakubeshya pe byarabaye nakubwiza ukuri. Umugabo yaranyitegereje areba ukuntu rumeza runshotsemo amarira arashoka icyuya kirandenga aravuga ati uyu mwana ashobora kuba umukobwa nimukoraho arahita apfa bagahita bamfunga. Rogi y'uwo mu mama wumva ko nanaho mfite nararaga nagendaga ndaraga aho mbonye habagamo umukobwa wajya gufura amashuka yaho bakoreye ibyo bintu nyine bakashyiramo na restaurant ariko nkajya nkunda kuza kuyicara aho ngaho nkabafasha imirimo bakangaburira nkigendera. Kumva rero ko nambonye nanjye ikigabo kimwe amafaranga ntacyo byabaga bibatwaye. Rero igihe kimwe ubwo uwo mugabo turicara tumaze kwicara turaganira yicara ku gitanda nicara ku gitanda areba ukuntu amazi ashotse areba ukuntu icyuya kindenze. Arambwira ati gize ikihe kibazo ndavuga ntago nyiza. Ubwo baburantahareba. Muri make rero navuga ngo ni nk'Imana yamukoreyemo cyangwa ijuru sinzi uko byagenze niba ari mwuka wera ntumbaze ukuntu byagenze. Yarambwiye ngo noneho terura ji yawe maze wisohokere. Nta kindi kintu tuvuganye. Ndasohoka ndikomereza kubinda birananira jera. Hariya Sodoma akazi ko kubinda yakaranze nkomeza akazi ko mu rugo mbaho mu buzima bubi ndara hanze mbaho mu buzima nyine bumwe bubi uzi ariko ubuzima bwa kiraya bwarananiye.
mbese ubuzima bwa kiraya kandi ureba ndi umukobwa bwo kujya kurara mu bagabo nari mbifite uburenganzira bwose bushoboka ariko bwaranze. Kuza guhura n'umugabo nka Apollinaire uyu munsi, kuza guhura n'umugabo nka Apollinaire rero twabonanye akiga ari umunyeshuri, nkora mu kazi ko mu rugo, nkora akazi ko mu rugo akajyaza yabaga no ku Gishushu. Hanyuma navuga ngo iyi yo noneho ni story ndende ariko ngiye kubicagagura. Yego. Apollinaire yambereye itara, yambereye urumuri. Kereka wenda hari igihe kindi nzongera nkagaruka uzamuzana ahubwo ndamukuzanire. Nabikunda. Oya, kubikunda ni nta kereka iyo abura ari ikintu kimubangamira mu buzima bwe bwa buri munsi. Twahuye 2017. Yego. Yarigaga ari umunyeshuri. Biba mahwi. Muranasezerana mu mirenge, mu rusengero. Iyo ni indi nkuru ya gatatu. Iyo ni iya gatatu. Oh yes. Ni mama ya Mungu. Ndakubwiza ukuri. Uri inkuru yigendera mbese. Yigendera gusa se yemwe mwimva aho zitajya zishira zitanarangira. Kugeza ubu icyo mba nkeneye ni urukundo n'abantu bamba hafi. Ariko navuga ngo uyu munsi ukora iki? Ntacyo. Habyo nagerageje byose ni uko pe. Nagerageje byose biri kwanga, sinzi kuko mundi mba ntekereza ko nk'ubuzima bwanjye naciyemo cyangwa story y'urugo rwanjye, story y'ubuzima bwanjye navukiyemo, story mbese y'imibereho mba numva nabukiramo nka filime. Mama Sari, mama wawe byaje kurangira gute? Urumva nagiye mbicagagura kubera ko igihe dufite ari gitoya mama wanjye yaje gupfa. Jera uzi ikintu cyankomerekeje kugeza n'isaha ntabwo nzi aho bamushyinguye. Yarapfuye apfa ndi Kigali, barabimbwiye numva igufa ryo mu mugongo numva riturutsemo kabiri. Bakubwiye ko yapfuye baranamushyinguye byararangiye. Wanda kuruhanye afite uburwayi bwo mu mutwe. Ndakubwiye ngo hano nari ngeze byo kuvuga ngo basi nzajya kumureba mama ari umusazi ariko muhe icyo kurya. Bikada. Yarapfuye neza baranarangije. Iyo nkuru yo nariyakiriye Jera. Shapole bana. Nariyakiriye. Mama yarapfuye sinanamushyingura. Mama yari mwiza, mama yasaga neza. Mama yakundwaga n'abantu, nta kintu bamwimye, ntago yegeraga yamba. Nubwo yari umumama, ntiyegeraga yabura igitenge, ntiyegeraga buri jipo, ntiyegeraga bura umwenda w'imbere. Yego. Nubwo yari umurwayi mu mutwe. Nubwo yari umurwayi wo mu mutwe. Icyo rero nkavuga nti muri ubwo buzima nakuriyemo mba numva abana nabyaye. Imana yanshoboza pe n'ubunyambwira Imana ngo ndagusabye uzampa ikintu cyo gukora pe ngewe ndera abana banjye. Hari umuhanzi wigeze kuririmba, ni umuhanzi w'umunyarwanda yigeze kuririmba ati bamwe bavuka ari abana b'abasazi, abivuga gutyo. Kandi izo nkuru nawe nyakunda kuzibona. Ari abana b'abarozi. Atari ko hari abandi bavuka ngo ugira ngo imihanda inzira zabo zaraharuwe. Sibyo? Icyo shaka kubaza gukura witwa umwana w'umusazi. Icyo kintu nakucyumva? Byagushegesha gute? Kushegesha aho watagikumenya ubwenge byagushegesha gute? Bavugaga ati hari n'utwo nk'umuntu kwa kundi ubusahinda inshuro nyinshi ukaganiraza avuga ati aho bizagufata. Ahubwo uzamera nka nyoko. Tubura ntabizamufata, tubura ntiyabyotse mu masherekara. Tubura ntibizamufata. Abenshi ntabwo babyiyumvishaga. Ariko uyu munsi nezezwa no kuba ndi umubyeyi w'abana bane. N'abandi baza. Icyo kintu kinezeza kurenza ibindi byose. Kuko nagize nyine ibaze nyine gukura uri umwana utarahawe ubwo burere, none ukabasha kurera abana nawe ntiwahawe uburere ngo uri kubutanga. Ntiwegeze uhabwa uburere kandi tumva ko abakobwa ari abahawe uburere,
ari abakuriye mu buzima bwiza bakajya gushaka bakajya kugira gute, baransabye barankwa, tujya mu rusengero tujya mu rukiko, nkoresha abandi babyeyi Uwiteka yashyize ku mpande, mbari bo nambika ingofero, mbari bo mpereza ibiseke, hari marene, hari ababyeyi Imana naho bari basabiye umugisha aho bari yisaha, kubera ko nyine bahagaze mu cyimbo cyabo batari bahari, wagakwiye guhabwa icyo giseke, harahare ariko nta mwanya mfitiye. Rero navuga ngo ubuzima nakuriyemo bw'icyo gikomere cyo kuba. Umugabo wawe uyu munsi akora iki? Umugabo wanjye yatubwiye ko ngo ari umuboyi wa mugani. Ni umushefu Kwizine. Ni umushefu wo mu Kwizine, niko kazi akora. Ubwo aho Imana imuciriye inzira nihajya. Mba nifuza ko yabona karengejeho kugira ngo ubuzima bwacu bugume bumeze neza, kuko nta kindi kintu ngewe kugeza iyi saha nashinze Imana. Niba yarampaye umugabo ikampa abana, ntabwo ubwo buzima bundi yego mbitekereza, kuko abana bajya bambaza ngo ariko mama niko tugufite nka mama, tukaba dufite papa, ubundi we mama wawe ari none se aho yabaga nihe bundi tuzajya kuhareba? None se nabandi bavandimwe ufite? Uwa mugani mama yabyaye wowe wenyine? Kandi sinakubwiye ko mfite musaza wanjye nawe yahinduye iki, uwo mubyeyi wanderaga yahinduye ikigoryi bitewe nuko yaramaze kugira amafaranga, ubu aba ari umukire ameze neza. Okay, reka tugaruke kuri iki kintu. Papa wawe ntawe nzi, ubwo urumva umuntu umusazi sagera umugabo bamuteye inda muri ubwo burwayi bwo mu mutwe? Rwose ubwo nuko nye nawe byumve, urumva udafite ibibazo byinshi byo kumbaza ku muhanda. cyako mana hari inkuru wumva n'ukuri kose kakubera ishoberamahanga, nanjye ubwanjye ndireba bikanza ndi inkuru ndiki bize mama yakutwise nabyo nzi. Niba ari ku giti, niba zarije kikikubitamo, yagutwise nyine arwaye. Ubwo nabonye mvuko nduko yagutwise we arwaye mu mutwe, ari umusazi wa mugani uko wavuga. ubwo se kuko wajya kubaza umusazi ngo ndaguteye inda, icyo kintu ntabwo gikomeretsa umutima wawe? none se jera ntabigenza mbaze nde ko hari indirimbo njya numva ati mbaze nde data. Yashize utumye yitekerezaho cyane. Cyageze ahantu uvuga ati bajye kwambika papa wanjye ingofero, data bukwe ndamufite, ajye kwambika, ujye kwambika na papa wawe, bajye kwambika ingofero. Ndavuga nyine nakundi reka nshaka kuhagarara mu cyimbo cye. Aho se kutambajije uti se basi ujye gufatiraga muntu amazina washyizeho nayahe ntuyambaze, nari teruye ndikubita urahimba ntusi wabigenza gute? Cera amarira yarakamye n'imibabaro muri sinzi je ndibaza mbese uko nabwiye Imana ngo inkorope nukuri yarankoropye. Ariko ubona umugabo gukunda mbona umugabo wandutiye data ndutira mama ndutira ibyo byose uri kumbwira. Ariko bitavuze ko nashobora kubitekerezaho ngo bimbabaze bitewe n'abana mfite. Ariyo mpamvu mba mparanira ko hari aho nava kagera naho ngera. None se mbwira umwana arezwe n'umusazi, abyawe n'umusazi, baramufasha bamujyanye mu kigo cy'imfubyi, none se uzabaza umusazi senda guteye inda? Habwo leta nayo ifite ibibazo byo kujya kwandika abana mu ndangamimerere. Yakiri umusazi nk'uko ukibivuga? Yes, neza rwose yarenze ava mu mubiri ari uko. Niho ugeze umumenya ari muzima? Ntarebe na gato, na musaza wanjye nigeze mubona ari muzima. Mwese yababyaye uko? Komera reka ngo ukomeze cyane. Hano wageze mu bavandimwe, ndabyumva yanjye hari benshi bari kutwumva, ciye bugufi ndababwiye nimufate uyu mukobwa wanyu, uyu mubyeyi ukiri mutoya, uyu muvandimwe umugire wanyu, nta muryango ntaki ariko yubatse urugo rwiza. Ako ni akantu gakomeye, nicyo cyonyine, nicyo kintu Imana yampaye ni ikintu gikomeye ngo ni ijuru rito burya iyo rwaguhereye. Yego
reka tumufashe yubaka urwo rugo, ibyo bikomere afite bitatuma anarira. Burya igihe umuntu amarira akama, yarashize Gerard, yarakamye pe, yarasomye ku mazi. Tukaba twivuganira nabo ku nkuru yanjye. Mumfashirize Mbabazi, mumfashirize uyu muvandimwe abashe kubaho no gutunga urugo rwe, agira akamaro, agire n'agaciro, aragafite n'ibyo mu rugo rwe. Ariko ni byiza nyine ko agira nawe contribution runaka agira mu rugo rwe, ndetse n'umugabo we umubera ifura nk'uko ubona uturaka ubundi ntatubone gutyo. Reka rero tumufashe mu buryo bwa mikoro, nicyo kintu nisabiye, mu buryo bwa mikoro tumufashe, ubundi abeho, ubundi atunga urugo rwe, ubundi ubuzima bugende neza kandi bunamuhire. Bavuga nimero ya telefone yawe. Ni 07 nkunda gukoresha Tigo nitagivaho. Ubuzima bw'iyi si zo mfite ziba yavuyeho. Iri muri momo ntayo ugira? Oya. Yego. Vuga iyo Tigo ntacyo. Nkunda gukoresha Tigo. Okay. Tigo nayo bayikoresha muri momo ariko. Ni 0722 750 922. Yego. Iriho amazina Mbabazi Francine. Yego. Harya amazina nayo ngo nayo wihimbye? Aya ngana n'imwe n'amahoro ubwo ngo mfite igitabo ntago reka tuzabivuga cyaba ari ikindi. Ese nitwaga izina rimwe. Reka wenda nako kabagaciyemo havugeho nitwaga izina rimwe, nitwaga Nyirabavakure. Ego ko. Numva iryo zina? Witwaga Nyirabavakure. Iryo ryonyine. Uza guhinduka Mbabazi. Cyane. Nayo mazina yanjye ari kwiranga muntu ninjye nayashyizeho ku kabindi njya kwifatira iranga muntu. Nafashe iranga muntu nongera imyaka kugira ngo mbone ubuzima bwo kubaho. Kuko ntago aho najyaga baranyirukana hagati ntaranga muntu. Uru ruhinja baradufunga, turabigeza gute? Nongera imyaka da. Nyirabavakure. Nyirabavakure, iryo zina buri muntu wese uri buryumve akambona aboneke Uwiteka Imana Nyirijuru akora imirimo n'ibitangaza. Niko. Yes. Uzi ko rihuye n'amateka yawe? Nitwaga Nyirabavakure, musaza wanjye ahari mu mujyi wa Muhanga yitwa Mvuyekure, agenda asaba abakire bagenzi be bari baziranye bakamugaburira bakamubeshaho. Nawe yarwaye mu mutwe? Yes, azize umwana w'umuntu, azize kuba yari ifitiye ubutunzi. Nyirabavakure uza guhinduka Mbabazi. Mbabazi nuko agiriwe imbabazi se n'Imana cyangwa kuko njye numvaga mu buzima bwanjye nubwo uwo mubyeyi yangiriye gutyo, naravuze nti nta kindi kintu uyu muntu akwiye ko byakagenda kose ngomba kugira imbabazi, nitwa Mbabazi. Ananirwa no kungirira n'imbabazi nanjye kuko nigeze ngira igihe mera neza ndi mu kazi ko mu rugo, njya kumusura. Ngiye kumusura hari nka 2:00 ubwo nagezeyo, ndakomanga barakingura, ankubise ijisho abonye ari njye. Gerard ntinye Imana iri mu ijuru yahise yongera yegekaho urugi, ndara hanze. Kuva icyo gihe na n'iyi saha hafi imyaka 17 ndumva ishize. Mu bana bose ntago ntazi ngo narapfuye cyangwa ndiho, gusa nzi ko we akiriho n'abana be. Mu mujyi Muhanga abana be barakora, bamwe barashatse abandi bameze neza. Komera ujye uvuga ni telefone yawe? Ni 0722 750 922. Urakoze. Iyo umugabo ni 07 8 343 692. Iyo ngiyo iba muri mobile money? Yego. Zose ndazishyiraho. Urakoze cyane kandi usuza Apolineri, mukomeze mwikundanire. Yego. Mube urugero rw'abandi ubutaha. Yes. Uzamuzana. Nzamukuzanira rwose. Murakoze cyane namwe. VIS Focus ni ahantu heza cyane waruhukira n'inshuti cyangwa n'umuntu ku giti cye muri Niboyi Kicukiro, aho yitegeye neza ikibuga cy'indege Remera, no kuvuga ureba kuri stade yose BK Arena, ibaze none ari nka nijoro. Hari ibyumba byiza bifite iby'ingenzi, harimo nka toilette, bathroom, dressing area, balcon, ahantu nyine wicara ukanywa ka kofi cyangwa ukanaruhuka unareba ya misozi yose mu mujyi wa Kigali. Internet nziza, roof terrace ifite view nziza cyane, wakoreraho akazi kawe kwa kundi nyine wifite machine cyangwa unatuje.
harimo igikoni cyiza, parikingi ihagije, ubusitani burimo amahumbezi ndetse n'abakozi b'umwuga bafasha abagana VIS Focus. Mwaduhamagara kuri 07 952 94 55 9. Umva inkuru, inkuru yanjye.